animatrice yabarwaye ubuyobozi niko bwabipanze directeur ashoboye kuza nyamara icyo gihe yarankomeje hamwe ngo tuzahora kuba atabonetse hano rero hari mu bukwe bw'abarokore bajya bavuga ati utagize icyo avuga hano afunga umuntu ntazagira icyo najya kuvuga n'abadive cyangwa abantu hano umubwira iryo jambo utaje kuvugira hano komeza uceceke ntukagira ibindi wongeraho banyamakuru rero hari umugabo mwahaye ijambo ngira ngo ni n'umuyobozi yarambabaje nyine mumubwire muti wakoze ku mitima y'umuryango aho wagiye kuvuga ngo umwana yari yaho muri abanyamakuru uhagarariye abandi nk'uko hano uhagarariye umuryango aho yagiye kuvuga ngo umwana yari yaho abaturage bari hano uriya mwana Sonia ntabwo yigeze yahura ijambo rya nyuma yavuze mfitiye amajwi y'abamubonye bwa nyuma yaratakambye ahamagara mama ntabwo rero wajya kwiyahura utakambe uhamagara nyoko kandi umusizi ubizi we muceceke ntabwo ari igihe cyo kurira nihagarareho nge ibyo directeur yambwiye genda umubwire uti warakoze kumubeshya nimba afite umwana iki gikorwa kizakora. Mwiriwe neza nje hano kugira ngo mvuge ku nkuru ya Keza irimo iragenda icicikana birimo biravuga ko Keza yahuye ariko Keza ibigaragara byo ntabwo Keza yiyahura. Keza nk'uko mu binyamakuru barimo kuvuga ko iwabo batigeze baza kumureba mama w'ubwe niwe wigiriyeyo ari kumwe n'umwana baramumwima ahubwo Metron yanze kubonana nawe. Ibyo byo barimo kuvuga ngo muvange nta nahuriye nabyo nta nubwo yari ahari. Muvange ntabwo yari ahari nta nubwo azi ngo bimeze bite ahubwo we yaje gutanga amakuru. Keza bohereje umumotari aza kumuvana kwa muganga. Amuvanye kwa muganga ageze mu kigo Keza ararwara arongera agira isereri biba ngombwa ko bamutwara kuryama. Aragenda araryama umumotari ntabwo yari kumutegereza ntabwo yari azi igihe ari bukirire yari afite intege nkeya. Keza umumotari ahita agenda ntiyamutwara. Aho yorohewe bahamagaye iwabo baramubwira noneho nibaze bamufate. Keza yorohewe bazanye undi mumotari nkuko babivuga mu nkuru ko haje abamotari batandukanye babiri. Haje undi mumotari babaza Keza uyu uramuzi? Keza aravuga yego ndamuzi no mu rugo. Baramumwima baravuga ni hazo umubyeyi waje Metron yararimo ngo kurya. Aravuga ati ngiye nitaye ku mwana nta n'ikintu murimo kumbwirana nubwo mubirebaho none murimo kuza mumushaka ngo atahe. Keza ubwo nibwo mama we bahise bavuga ati ngo Keza ngo arimo arakwihakana ngo we ntabwo uri mama we ngo uri nyirakuru kandi Keza ari kumwe na mama we. Mama we aravuga ati se umwana ko turi kumwe arimo aranyihakanira hehe? Metron aramubwira ngo ntabwo ibyo ngibyo nshaka kubyumva. Hanyuma abantu barimo gukwirakwiza inkuru ngo Keza yariyahuye. Murakoze gusangiza amajambo ya CPZ MC Impera abari hano muze kumbabarira
kugira amarangamutima rimwe na rimwe yagira hari aho wavuze uti waduhaye inkuru nziza yo mu mazi abantu bagwamo, reka nkongerereho hari n'abagushwa. Nongere nsimbukire kuri Jore Nyirasenge yavuze umugire indi nkuru muvuga, ibyo byungwamo na Nyirasenge Nyirakurumwana ati ibibeshyo abanyamakuru mwe muvuga ibyo mwabwiwe ntabwo bari, ahubwo reka mbatume ababaha amakuru abo kugira nshobore kuvuga nshize agahinda. Ndashaka kujya mbere kugise vuba yakuha amakombe, amafaranga yanyu yasubiza mu kigo cyawe ari he? Uyambere directeur ko niwe duheruka kubonana, umugabo waje kugusura ukamubwira ko Keza yari umwana w'umuswa, tubonye ubuhamya ko yari umuhanga, abihakanye amajwi hariya arimo nyakina nyumva ko Keza ntiyari umuswa, kandi ntabwo uje guhembera umuswa hano. Ahubwo nkibaza inti watweretse ko ntabwo ari he animatrice yaba arwaye. Ubuyobozi niko bwabipanze, directeur ashoboye kuza, nyamara icyo gihe yarankomeje hamwe ngo tuzahora kuba atabonetse hano. Rero hari mu bukwe bw'abarokore bajya bavuga ati utagize icyo avuga hano afunga umunwa ntazagira ikintu ajya kuvuga, n'abadive cyangwa abantu nk'abo. Umubwo iryo jambo utaje kuvugira hano komeza uceceke ntukagira ibindi wongeraho. Banyamakuru rero, hari umugabo mwahaye ijambo ngira ngo ni n'umuyobozi, yarambabaje. Ngene mumubwire muti wakoze ku mitima y'umuryango, aho wagiye kuvuga ngo umwana yari muri abanyamakuru uhagarariye abandi nk'uko hari umugari w'umuryango, aho yagiye kuvuga ngo umwana yari yahuye. Abaturage bari hano, uriya mwana Sonia ntabwo yigeze yahura. Ijambo rya nyuma yavuze mfitiye amajwi y'abamubonye bwa nyuma, yaratakambye ahamagara mama mama mama. Ntabwo rero wajya kwiyahura ngo utakambe uhamagara nyoko kandi umusizi ubizi. We muceceke, ntabwo ari igihe cyo kurira, nihagarareho. Nge ibyo directeur yambwiye genda umubwire uti warakoze kumubeshya, nimba afite umwana iki gikorwa kizakorwa. Ayo magambo za directeur wenyine, hari umuyobozi ngewe imana izamba bari sinzatura muri Kayonza cyangwa nzayituremo ntakiyoborwa n'umuyobozi uyobora Kayonza uyu munsi. Urinde sawa, genda ntacyo ntinya, ntawe ntinya, icyo tucyumvikana. Nyuma y'urupfu rwa Keza navuganye n'umuyobozi w'umurenge ari hano, umuyobozi w'umurenge wa Gayi ari hano, yashoboye gutabariza Nkuringoma amubwira ko yabuze umwana, ararekuza kuza kumushyingura. Uti nuwe ashobora kuzagenda nawe. Ntabwo ndangije, arahari. Biramfasha niba hari kumutuma umuyobozi w'umukuriye kuri televiziyo Isimbi cyangwa indi televiziyo sinzi iyo ariyo, aho umuyobozi w'akarere yihandagaje akavuga ngo uyu mwana yaba arazize amakimbirane, ngo yazize amakimbirane y'umuryango. Muri raporo afite akagari kamuha inzego z'ibanze, yigeze abona bamuregera ko umupapa n'umwana barwana. Ntagabanya amagambo yo gushinyagura. Mu bihugu nabayemo nk'iby'i Burayi, ubundi umuyobozi nk'uriya yagagombye kuri signing, yagagombye guhita asezera.
cyangwa se abamukuriye, ubwo butumwa tuzabagezaho. Ntabwo tuzajya dushinyagurwa n'abicanyi, dushinyagurwe n'ababayobora. Niba batabishoboye twe tuzakora ibindi kuko ababivuze n'ababivuze. Keza rero nge babwiza ukuri baturage bari hano, ntabwo yigeze yahura. Ifoto ye ya nyuma mfitiye amashusho, nibyo koko yageze kuri Jambo Beach, ariko nta perereza nje kwica hano. Ikibabaje nuko babwira akantu mubika muri mwe, umurambo uko twawusanze cyangwa umuyobozi uri hano araza kudufasha twe iryo aze kuduha ubwo butumwa amvuguruze. Basanze yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'agasengeri, nyamara amashusho mfite yinjira yari yambaye jumper n'umupira uyu munini cyane n'igipantaro kirekuye. Ese ujye kwiyahura wiyambura ubusa? Iyo myenda se yagiye nimba yari yahuye? Iyo ni ubutumwa basizemo, namwe mwikorere igenzura kugira bavanwe icyo kintu ko umuntu yiyahuye. Reka ndekera abandi kuko nshobora kuvuga nkarenza urugero. Message nayo mfite yari iyo ngiyo, kubereka ko Keza atigeze yiyahura. Icyo ni icyambere. Kuvuguruza meya w'akarere ka Kayonza wagiye gutangaza kuri televiziyo akavuga ibintu iperereza cyari ryarangira, agatanga conclusion nkaho si yari part of yari mu bakoze iryo perereza, agakonkluwa avuga ko umwana yiyahuye azize amakimbirane y'ababyeyi nawe azayagire. Simutuse hano ku Karubanda, simwifuriza ikibi, gusa azarebe mu ndorerwamo y'ibyo yavuze abone imishusho yabyo. Ntihagire usobanura ibyo ntavuze. Mu ndorerwamo niba avuze ngo ntazapfusha umwana niwe bireba, gusa arebe mu ndorerwamo ko yavuze ko byababaje umuryango. Honorable yamyiza ku ruhande, nge nta politike nkina hano, ndakira ku marangamutima y'umuryango. Nyakubahwa meya mwavuze ko executive nge numbwirire meya avuguruze imvugo yavuze kuri televiziyo ko siyo, ategereze iperereza ribanze ritanga raporo. Nagakonkuriwe ibintu iperereza ritanga raporo. Murakoze. Mwiriwe neza, nje hano kugira ngo mvuge ku nkuru ya Keza irimo iragenda icicikana. Birimo biravuga ko Keza yahuye, ariko Keza ibigaragara byo ntabwo Keza yiyahura. Keza nk'uko mu binyamakuru barimo kuvuga ko iwabo batigeze baza kumureba, mama w'ubwe niwe wigiriyeyo, ari kumwe n'umwana baramumwima, ahubwo Metron yanze kubonana nawe. Ibyo byo barimo kuvuga ngo muvange nta nahuriye nabyo, nta nubwo yari ahari. Muvange ntabwo yari ahari, nta nubwo azi ngo bimeze bite, ahubwo we yaje gutanga amakuru. Keza bohereje umumotari aza kumuvana kwa muganga. Amuvanye kwa muganga, ageze mu kigo Keza ararwara, arongera agira isereri, biba ngombwa ko bamutwara kuryama. Aragenda araryama, umumotari ntabwo yari kumutegereza, ntabwo yari azi igihe ari bukirire, yari afite intege nkeya. Keza umumotari ahita agenda, ntiyamutwara. Aho yorohewe bahamagaye iwabo, baramubwira noneho nibaze bamufate. Keza yorohewe, bazanye undi mumotari. Nk'uko babivuga mu nkuru ko haje abamotari batandukanye babiri, haje undi mumotari, babaza Keza uyu uramuzi? Keza aravuga yego ndamuzi, no mu rugo. Baramumwima, baravuga ni haza umubyeyi waje Metron yari arimo ngo kurya. Aravuga ati ngiye nitaye ku mwana, nta n'ikintu murimo kumbwira, nta nubwo mubirebaho,
none murimo kuza mumushaka ngo atahe. Keza ubwo nibwo mama we bahise bavuga ati ngo Keza ngo arimo arakwihakana, ngo we ntabwo uri mama we, ngo uri nyirakuru, kandi Keza ari kumwe na mama we. Mama we aravuga ati se umwana ko turi kumwe arimo aranyihakanira hehe? Petero naramubwira ngo ntabwo ibyo ngibyo nshaka kubyumva. Hanyuma abantu barimo gukwirakwiza inkuru ngo Keza yariyahuye. mu burakari bwinshi, mu mujinya mwinshi, ndetse binumvikana yuko nawe warakara kurwo kubura umwana wabo witwa Keza. Ndagira ngo tubanze dukurikirane ino video mbone kugira ikintu nabasha kuba nababwira, turangije kuba twakurikira iyi video mujye kubasha kuba mwabona. Nk'uko byagiye bikomezwa ndabicishikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, nk'uko byagiye bigaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye, murabizi ko hagiye hagaragara cyangwa se hagiye havuga ibintu by'uko umwana witwa Keza Sonia yaba yarapfiriye mu kigo cy'amashuri. Wenda nje kuba nagira ikintu mbivuga ko nabanye amavideo menshi kuri TikTok, ko nagiye nkurikira abantu bagiye babashwa babivugaho, kuntu nagiye mbashwa nakurikira amakomantere y'abantu, ibiki kuntu inkuru yagiye itangazwa, kuntu yagiye bigenda. Biravuga yuko cyangwa ko tugendeye kuntu byagiye bigenda byose, babanje gutangaza inkuru ivuga yuko umwana witwa Keza Sonia yaje kuba yagaragara ari mu mazara yapfuye yiyahuye. Ibyo ni bimwe mu byatangajwe n'abayobozi bakagari. Noneho haza kubaho kongera kugaragara iyindi verisiyo yagiye ivugwa yuko uyu mwana ashobora kuba yarimwe uburenganzira bwo kugira ngo abashe kuba yasohoka mu kigo cy'amashuri, abashe kuba yataha cyangwa se yajya kuvuzwa. Ukuntu ubuhamya bumwe bw'abantu bagiye batandukanye cyangwa se kugira ngo tubashe kuba twaganira kuri kino kintu, ariko nta yindi verisiyo ndashyiraho, ndavuga ibyo nabonye, mvuge ibyo nagiye numva, ko ntabwo nari mpari, uwo mwana ntabwo mbashe kuba nabamuzi, kandi murabizi ko wagira ibindi bintu urenzaho bitagize biragutwara, kandi biranumvikana ko yaba yagutwara. Iyi ni inkuru nabonye mbona irababaje, kandi birababaje cyane kugira ngo umwana baramwohereje ku ishuri, nujya kubona ubona umwana wawe agarutse yapfuye. Iyi nkuru ukuntu imeze, biravuga yuko Keza yaje kuba yarwara igifu ari mu kigo cy'amashuri. Arangije kuba yarwarira mu kigo cy'amashuri ngo bamujyana ku bitaro, nk'ibisanzwe bizwi ko umwana wese wiga muri interina iyo abashe kuba yagira ikibazo n'ubundi nyine birumvikana baba bagomba kuba bamwohereza hehe? Ku bitaro, kugira ngo babashe kuba bagira bamwitaho. Barangije kuba bamwohereza ku bitaro, agezeyo baramuvura ndetse ngo aranoroherwa, banahamagara iwabo ku mwana wabo arwaye. Ariko tugereranyije ko twese twize mu interina cyangwa twese turabizi ibibera mu interina, kugira ngo bigire aho bahamagara umubyeyi nuko nyine umwana aba yarwaye cyane, kandi binagaragara ko umwana yaba arembye. Arangije bamujyana ku bitaro, arangije kuba aho ngaho ari ku bitaro, arangije kuba yamererwa neza, ngo bohereje umumotari ab'iwabo ngo baze gucyura uwo mwana atahe ajye mu rugo. Kuko rero njye numvise bisa nkaho birimo amacenga menshi, ibintu umuntu aba atazi ntabwo wabimenya neza. Baramwohereza, ngo umumotari aza, amaze koroherwa ku bitaro, banamusezereye bamwohereza ku kigo cy'amashuri. Anyuze kugera ku kigo cy'amashuri, umwana agenda agiye kwitegura ngo kugira ngo nangize kuba kwitegura abike utuntu twiwe aze umumotari amutware. Ngo ageze muri dorotwari, nta makuru twumvishe, ageze muri dorotwari nibwo yaje kuba ngo yaremba cyane. Arangije kuba yaremba cyane bituma
adasipakinga ibintu bye cyangwa se atabifata vuba vuba ngo agende bamutware, cyane ko barabizi ko umuntu urembye kumutwara kuri moto nabyo biba binagoranye. Agezeyo igifu kiramufata cyane, aremba birushijeho. Ageze kuba yaremba birushijeho nibwo umwana atabashe kuba yatwarwa n'uwo mumotari. Birangira kwa kamotari bizaba bashaka amafaranga, birangira arangije kuba yagenda umumotari yakwigendera. Haza kuza umumotari wa kabiri kugira ngo bamutware, kuko n'undi yari yakomeje kuremba. Urumva n'undi bavuga ni wa mumotari wa kabiri araza, arangije kuhagera nibwo ngo abayobozi b'ikigo baje. Barangije kuba baza ngo babaza uwo mumotari, iyo ni verisiyo njya kubahereza y'abayobozi bw'ikigo. Bahereza ngo umumotari, bamuhereza umwana ngo si uyu muntu uramuzi, baravuga ngo ntago amuzi. Kandi ubuyobozi bw'ikigo bwanga kuba bwakohereza umuntu mu gihe batazi umuntu ugiye kuba bamutwara n'umuntu baba bamuhereje. Birangiye gutyo ngo nibwo umubyeyi we yaje kuba yakwizira ku kigo, ngo bavuga ko ari umubyeyi ari mama we. Arangije kuba yagera ku kigo bisanga ngo atari mama we ugeze ku kigo, ahubwo baza gusanga ngo ari nyirakuru. Ibyo ni verisiyo dukura ku buyobozi bw'ikigo. Birangije umwana nyuma umubyeyi arataha bamumwimye, nyuma arangije nyuma aza ngo gusimbuka ikigo, aragenda ajya mu kabari kamwe. Arangiza kuba yagira ute, arangiza aho ngaho ngo niho ntiyahuriye mu kigo. Ikindi kintu gitangaje ngo nuko yiyahuye ngo afite nimero zo mu kigo. Ni gutyo, iyo ni verisiyo, nta kintu na kimwe ndimo ndagenda mpinduraho. Amakuru dukura ku bari bamwe mu banyeshuri baho ngaho, kuri bamwe mu byo bagenda bavuga, bivugwa yuko cyangwa se ibintu kandi tunabyore tutarabijyamo kure cyane. Burya ikintu cy'urupfu kuba umuntu yakomeza kugenda bivugaho byinshi ntabwo biba ari byiza. Iyo ni verisiyo wenda y'ikigo, hari n'amaverisiyo yandi agiye atandukanye. Reka mbere zino video barizo mubasha kuba mwareba, mubirebe ukuntu ubuhamya bwari bumeze nk'uko mwagiye mubasha kuba mwabireba. Bino bintu uri kubona ni urujijo, biteye urujijo. Nanigiye kugira ibintu byinshi nkomeza kuba nabivuga, ariko ibintu bijyanye n'urupfu ngeze aho ndaparika. Turavuga ku bindi bintu bya entertainment, tuvuge ku biki, ko ibintu bijyanye n'urupfu rw'umuntu bijyanye n'iki bari ibintu bibabaje. Dukomeza kuba twafata mu mugongo abantu babuze uyu mwana. Yari umwana wari ukiri mutoya, burya ku myaka ngo 16, ukiri umwana mutoya. Akaba yarahambwe kuri tariki ya 19, bivuga yuko yarangije kuba yakwiyahura. Ko impamvu njye nakomeje kubivugaho cyane, njye mwabonye ku video k'uwo mukobwa, ndatekereza ubuhamya yatanze buhagije. Ibyo navuga naba ngiye kurengera cyangwa se naba ngiye kuzamuka njya kure cyane. Nkaba nshobora kuba wenda nkatambikira umurongo ngenderwaho, ariko amakuru ari aho ngaho nuko nguko niko ibintu bigiye bimeze. Byakomeje kugenda bigora abantu byinshi bigiye bitandukanye.